mubuzima bwawe ntuzigere wihoma ku muntu, kuko ijambo ryitwa kwihoma ni nko kwereka umuntu ko uwo muntu adahari mu buzima bwawe utabaho. Iri jambo rikugabanyiriza agaciro, cyo ni icyambere. Ijambo ryo kwihoma rikugabanyiriza agaciro. Cya kabiri, uyu muntu wihomyeho niyo ahari yanagaruka mu buzima bwawe yifata nk'akamana, yifata nk'Imana muri wowe, kuri wowe, kubera ko uba wamaze kumwereka yuko adahari nawe utaha. Ese wande subscribe yibuwabi amafaranga mwati kandi ndabakunda murabizi. Igitondo cyiza kandi igitondo cy'umugisha, nizere ko mwese mumeze neza. Hanyuma tuje mu kiganiro cyitwa ukuri kwa nyako. Ukuri kwa nyako rero ndashaka ko buri muntu azajya atanga ibitekerezo. Ufite ukuri kwawe, nanjye mfite ukuri kwanjye. Hanyuma iki kiganiro cyitwa ukuri kwa nyako, nifuza ko buri muntu wese yajya atangamo ibitekerezo. Ntukagende utanditse muri comment, ugakanda like, ukanasharinga kino kiganiro kugira ngo buri muntu wese agire gute, agira icyo amenya. Hanyuma ijambo shaka kukubwira rya mbere ni iri ngiri. Ikosa abantu tujya dukora mu buzima ni ugucika intege. Ijambo ryitwa gucika intege nicyo kintu gituma abantu benshi tudatera imbere cyangwa se ngo tugire aho tugera. Ugakora ikintu wabona uyu munsi cyanze, ejo ntiwongere kugikora kubera kugira gute, kurambirwa no gucika intege. Rero ikosa utazakora mu buzima, ntuzigere ucika intege. Gucika intege ni ryo kosa rikomeye umuntu akora mu buzima bikarangira yicujije cyangwa se bimugendekeye ukundi. Ikindi cya kabiri, rero mu buzima bwawe gira ikintu cyo kurekura icyo ubona udafite. Nimba umuntu akweretse yuko adahari utabaho, mwereke yuko n'igihe yaba atakiriho ubuzima bwawe bwakomeza. Ikindi, uyu muntu weretse ko adahari mu buzima bwawe utabaho, ugakomeza kumwihomaho, bizatuma nawe ubwawe utakaza agaciro wari ufite mu buzima bwe. Ikindi, mu buzima bwawe ntuzigere mu buzima bwawe wumva yuko abantu bose uzabashimisha. Oya, hari abaremewe kugira ngo bashimishe, hari n'abaremewe kugira ngo nabo bagushimishe, ariko hari n'abandi nabo baza mu buzima bwawe bakurwanya cyangwa se baguhiga kugira ngo bakunanize. Rero ikintu gihari ni iki: shimisha abo ugomba gushimisha, abo utagomba gushimisha ubareke, kubera yuko n'ubundi ntiwashimisha abantu bose mu buzima. None se umuntu atera ishyamba, hanyuma yamara gutera ishyamba ibiti bigakura, ikindi kikagira gute, kigahera hasi. Umuntu atera voka, voka yamara gukura igeze ku gihe cyo kwera akazamo ingurukizi. Hanyuma hariyo nubwo usanga yangurukiza ibirangiye ifashe igiti cyose. Ntabwo ari ngombwa rero kugira ngo ushimishe abantu bose. Abo ugomba gushimisha uzakora igishoboka cyose kugira ngo bashimishe, ariko n'abadashimishwa n'ibikorwa byawe nabo bareke bagire gute, bagende, kuko abantu bose ntabwo wakorewe ibintu bibashimisha, ntibyakunda. Ikindi, mu buzima bwawe uzagerageze ibishoboka byose ubeho kandi wumva muri wowe unezerewe. Ikintu cyitwa kubabara, guhorana agahinda, bituma umuntu asaza vuba. Ugerageza nawe ubwawe wishimye, wumve ko unezerewe muri wowe. Muri iyi si hariho ibintu bitubabaza, ndetse hari n'ibiducogoza, n'ibitunaniza, n'ibiturushya, n'ibitugora, ariko jya ugerageza ufata akahe gatoya, wegera Imana, byibura usenge. Iyo Imana ivuganye nawe, byibura muri we wumva utuje kandi wumva unezerewe. Ikindi, ugerageza umwanya wose ufata mu buzima bwawe, waba uri umucuruzi, waba uri umuhinzi, waba uri umworozi, waba ukora buri kintu cyose, ugerageza ufata akanya gato
gato cyane ugahereza Imana, kuko n'ibyo tuvuga byose Imana niyo izagufasha muri ibi byose. Mu iterambere ryawe ritarimo Imana byose byaba ari ubusa. Mu byo ukora byose Imana itabirimo byaba ari ubusa. Jya ugerageza mu buzima bwawe ufata akanya gato ugahereza Imana. Ikindi cya kabiri, nimba mu buzima bwawe utagira ibanga, bizarangira wisingiyeho inzu. Gira ikintu cyitwa ibanga. Ikindi cya kabiri, ugira ikintu cyitwa guceceka. Ntabwo ibintu byose umuntu abonye ariko abivuga, nta nubwo ibibazo byose umuntu afite ariko abivuga. Hari ibyo dutuza tubifite kandi binadukomereye, tugasenga Uwiteka kandi tukabona Imana irabikemuye. Mu buzima bwawe gira ikintu cyitwa guceceka. Gira ikintu cyitwa guceceka mu buzima bwawe. Ikindi, baho nkawe, ugende nkawe, ukore nkawe. Ntuzavuge ngo nzabaho nka runaka kuko runaka ntuzi uko abayeho. Imana niyo izi uburyo uzabaho, ni nayo izi iherezo ry'ubuzima bwawe. Niba ukunze iki kiganiro ugisharinga abandi, ukande like ndetse utibagiye gukanda na subscribe, ufungure nako kazogera kugira ngo ibiganiro byose bizajya binyuraho ujye ubasha kubibona. Hanyuma rero turabashimiye kandi turabakunda. Ugende utanditse muri comment nawe ukuri kwawe. Yesu aguhereza umugisha.